ngo njyewe Sindayigaya shaka gukorana nawe deba umva nabishaka washaka hose yashaka muri bariyoti muri stade anazungumza kufikiria kwa amekumbwa na mashaitani. Nuza nindi bitekerezo ntabwo turi kumwe nokubesha barayibeshera nanje kugeza na n'ubu ndi umuyobozi muri ayera ibintu byose bari kuvugira muri ayera Imana njose nshobora kubasabira dua mbi ariko Imana ibayobore basubize Imana ku mwanya wayo nukuvuga ubona ayera abona RMC abantu bavuga nabi kuri ayera reka ngoye karibanga hari umuntu wenda yarashakishije akazi muri ayera akakabura akayivuga nabi urakurikira amagambo ye kumbe wewe uyu ari kubabara mu nyungu ye akahimbira sasa ibibazo mu by'ukuri ayera nta kibazo hari umuntu yabwiye ngo ujye gusambana hari umuntu yabwiye ngo ujye kwiba ibyo cyose najyamaga ibintu byiza mu bintu byiza niba hari ikibazo mwagiranye wowe kuko ushaka kwizana mu bayisilamu hari inzego z'ubutabera yakugurega ureke bose ngo batuze bigaragara ko hari ibyo uri gushaka wowe kugira ngo uzane abayisilamu batatane ufite ibyo ukwivugira ku giti cyawe. Allah ndamuzi twariganye imyumvire ndayizi ndahamya ko mu bantu bakunda ubusilamu bari nge Mana ndi umuhamya kuri ko ndamuzi turaganira shaka nabona ibintu bitemeze neza nkaho namwiganye kuki mukora gutya yansonera ngo utamwumva ibi biravuze ni ukuri azanye mufaga mu mfugo kandi abenshi nubaka iyo misigiti usanga ari n'abajura n'abajura benshi kuko barabanye ntabwo bakibona abantu baca yego niba bamuhaye urugero n'amadolari 20 ngo kimusigiti akazacyubakira umusiti 10 akaguta mu mufuka kugira ntabwo bizashoboka kandi nurusha ko ku musiti naze yegira abayobozi dusenyera umugozi umwe utekeze ibintu byiza nibabona ko bikwiye babyira bese bose baratangariza gahunda zigende neza. Aya ni amaboko matagatifu. WAZI-K. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana abane namwe bitagenze neza ndabihanganisha ndababwira ati bibaho mu buzima uyu munsi biba byiza ejo bikaba bibi. Nta mpamvu rero yo kwiheba ugihumeka kandi Imana ikigushizeho ibiganza by'umwihariko rero ninjye nta wundi nk'ibisanzwe ni umuhungu wanyu si papa wirinda kuba ikibazo ku bantu Nyabarongo Muhogo Mucungu Kibaruma umuturage w'isi aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Nkunda amahoro nkanga kuyabura nawe ukurikiye WAZI-K ndakwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose ku isi by'umwihariko kuri wowe uvuga ikinyarwanda ikinyabwisha ikinyamurenge ikirundi ndababwira ati ni byiza kubana namwe. Nimba rero uri umushyitsi akaba aribwo bwa mbere uje kuri WAZI-K ndagusaba ko wafata umwanya wawe isegonda rimwe gusa ugakora subscribe ugakora like ugakora share kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro bya WAZI-K umunsi ku munsi. Uko iminsi igenda yegera imbere cyangwa se igenda ishira haragenda hagaragara bamwe bava mu myobo bakemera bakamanika amaboko bakavuga ati turahari, turi tayari kukurwanirira, turi tayari kukuvugira, turi tayari kukubambirwa, turi tayari kugupfira. Nta wundi rero ni umugabo wagiye uvugwa cyane mu bitangazamakuru, avugwa by'umwihariko ku ma YouTube channel, avugwa by'umwihariko mu dutsiko tw'abantu bagiye batandukanye biganjemo abayisilamu. Nta wundi rero uyu mugabo ni Mufti Sheikh Musa Sindayigaya. Bamuvuzeho byinshi, intambara za hato na hato sinzi nimba nazita ko ari jihadi
ubushyamirane hagati y'abasilamu cyangwa se ya bamwe mu bayobozi b'idini ya isilamu babanje hambere, nabo bagiye bakorana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Muri iyo myaka byari bigoye cyane kumva ikintu cyabaye mu bayisilamu, yewe cyaba ari umwuka mubi cyangwa se umwuka mwiza, icyo kintu kikaba Sindayigaya atakirimo. Bamwe bavuga ko yishe byinshi, abandi nabo bakavuga ko yaba yarakoze ibyiza byinshi. Ku kibazo cy'amatsiko, ese Mufti Sindayigaya Musa niwe wagize ibyo yangiza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyangwa se kuva yakwinjira mu cyitwa ubuyobozi? Ese abandi nta kintu bigeze bakora kibi? Byose niwe wabikoze bibi? Ese ibyo bakoze byiza byo byaba bitagaragara? Kuki icyo nakwita nk'imvururu cyose kibaye mu Rwanda cyangwa se mu bayisilamu cyangwa se mu dini ya isilamu mu Rwanda, Mufti Sheikh Musa Sindayigaya akisangamo, aza muri ibyo bintu, akavuyo kose, imvururu zose, ibyiza byose, buri kintu cyose kiri kuvugwa mu dini ya isilamu, kuki Sindayigaya abigwamo? Ese ku kibazo cy'amatsiko, ni ukurwanirira idini? Ese ni ugukunda idini? Cyangwa ibi byose kubikora bituruka mu rukundo yaba afitiye abayisilamu n'abayisilamukazi muri rusange? Byose biterwa n'iki? Ikibazo cy'amatsiko ahantu kiri, uwagize ikibazo mu basilamu avuga ko ari Sindayigaya, uwakomerewe cyangwa se uwaremerewe n'amategeko y'ubusilamu avuga ko ari Sindayigaya, uwafunzwe kubera ibibazo bye avuga ko ari Sindayigaya, uwahagaritswe ku mirimo ye bitewe n'uburyo yitwara avuga ko ari Sindayigaya, uwo bakosoye ku bwo gukosa kwiwe wenda mu myigishirize avuga ko ari Sindayigaya. Ese Sindayigaya ko ari we nyirabayazana wenda ariko muba muri kubivuga, niwe ufite ubushobozi bwose mu bayisilamu? Ese niwe uyobora wenyine? Ese abandi bayobozi bakora iki nimba ibibazo byose ari Sindayigaya ubiteza? Kereka niba Amuru RMC imeze nka ya filime ujya gusanga izina ni ry'umuntu rya filime, umwanditsi ni wenda reka tuvuge izina ni Sindayigaya Musa, umwanditsi ni Sindayigaya Musa, utegura light ni Sindayigaya Musa, ufilima ni Sindayigaya Musa, director ni Sindayigaya Musa, editinga ni Sindayigaya Musa, umukinnyi acteur ni Sindayigaya Musa, buri kintu cyose ugasanga wenda ni Sindayigaya Musa. Bishoboka bite ko ibintu byose bishobora kumujya ku mutwe akaba ari we byose, ibibazo byose bijyaho n'ibisubizo byose bijyaho, ku buryo abandi batagaragara muri ibi bikorwa? Turabizi ko ubusilamu atari ubw'ejo cyangwa ari ubw'ejo bundi, ni ubwa kera cyane, kandi hariho abatubanjirije, mwabyanga mwabyemera, hariho abasaza cyangwa se ababyeyi bagize uruhare rukomeye cyane mu dini ya isilamu, na n'ubu kandi tukibashimira, bagize uruhare rukomeye cyane, na n'ubu bakaba batarahwema kutugaragariza urukundo bakunda idini ya isilamu by'umwihariko yo mu Rwanda.
nimvuga ababyeyi rero ni abandi murumva nk'aba ngaba batari mu buyobozi twafata nk'abanyacyubahiro, bamwe bashobora kuba bakugira inama, bagukebura, abavuga rikijyana ariko batari muri komite, batari muri kamati y'ubuyobozi, yewe babandi bashobora kuba bafite n'ubushobozi bwo kuba bakuraho uwo bashaka bagashyiraho uwo bashaka. Abo babyeyi barahari. Hakabaho n'ikindi gisata navuga wenda cy'amashehe. Hari amashehe barenze 400, abashehe barenze 400 bose bakorana na mufti Sheikh Musa Sindayigaya. Muri abo mashehe 400 hagiye havuka ibibazo byinshi, murabizi, havuka ibibazo byinshi cyane. Bamwe bikavugwa yuko bagiye bavutswa ubuzima, abandi bagahagarikwa ku mirimo yabo bitewe n'imyitwarire yabo. Ababayobora RMC bavugaga ko ari mibi, abandi bakavuga yuko ntacyo bitwaye, bigatangira kuzana urunturuntu. Haza kuvamo n'abandi bari tuvuge abakunzi. Hari ukubura umusilamu ukaba ari n'umukunzi w'ubusilamu, wumva waburwanirira, wumva wakwitanga, wumva wanatanga n'amaraso yawe kubera ubusilamu. Nabo baje kubura muri bimwe nakwita nka opportunity zo kugira ngo bitange, bagaragare mu kwitanga mu busilamu, nabo bamwe baza guhagarikwa. Noneho ikibazo cy'amatsiko cyaje kubaho, ati ni ikihe? Nuko muri abo bahagaritswe b'abashehe harimo n'abahagaritswe batari abashehe ariko bafite indi mirimo muri Isilamu, kandi barakoranye n'ubu buyobozi buriho, yewe n'ubwabanjirije ubu ngubu buriho, yewe hariho n'ubundi bwabanjirije ubwavuyeho. Ariko uko byagenda kose nabyera ngo de, kandi nawe ushimishwa na bose, nta n'unezeza bose. Hagiye habonekamo imbogamizi ku bantu bose, ku mpande zombi. Umwe yatabaye igisambo kuri manda imwe, aba igisambo ku yindi manda. Yatabaye umwanzi kuri manda imwe, aba umwanzi ku yindi manda. Ibyo byose rero cyaje kubitera, cyaje no kubyara ikintu kitari cyiza. Mwese muzi haje kuvukamo ibice navuga ko ari bibiri. Icyo bafashe icyitwa Amur RMC bagihimba izina ryitwa ngo ni duhishirane. Haza kubaho ikindi gice bitaga ngo ni abahezanguni, ariko nabo baje kwitirirwa ku zina ry'akabyiniriro biswe na mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya, avuga yuko abo batavuga rumwe cyangwa se abaopoze b'ubuyobozi bwabo ari amasarigoma. Abo rero bagiye bitwa cyangwa se bahabwa ayo mazina y'amasarigoma, nta bandi ni Antoine Sulaiman Haji Rubangisa, hakaza Imanzi Fahad Asodi, hakaza Sheikh Faraji, hakaza Sheikh Ali Pepe, hakaza na Sheikh Yasini, n'abandi benshi bari invisible, bari inyuma y'amarido, batagaragara, bashyigikiye bano bagabo. Bivuze ko utari kumwe na RMC cyangwa se Amuru, icyo gihe nawe akaba ari kurwanirira ubusilamu, arisanga muri groupe ya masarigoma cyangwa se agatsiko. Aba biswe amasarigoma nabo ntibyarangiriye ahangaha, ni nabo babanje kugira kwita izina abo batavuga rumwe mu miyoborere y'idini ya Isilamu. Ntago bari bakibita ngo ni RMC cyangwa se Amur, ahubwo bari barabise ngo ni duhishirane. Mbese bishaka kuvuga ko amabi yose bakora, guhera kuri mufti n'abamuri inyuma nabo bakorana muri komite yose, bahishirana
ku buryo bagirana amabanga, ibibi byose bakora bibagumamo bitagiye hanze, tukababona uko batari. Aba bagiye bitwa amazina ngo y'amasarigoma, bo iyo ubavugishije cyangwa se ukurikiye ibiganiro byabo, bo bavuga yuko bakeneye impindura matwara cyangwa se ari agatsiko gaharanira impinduka. Bavuga yuko muri RMC cyangwa se mu buyobozi bwa RMC cyangwa se muri rusange mu bayisilamu harimo akajagari, harimo ibitagendera ku mategeko, harimo ibyo badakurikiza, harimo ibyo abantu bikorera ubuyobozi cyangwa se kamati itabizi, harimo abifatira imyanzuro batagishije bagenzi babo inama. Bakomeza no kuvuga yuko ibyinshi babona ko bitagenda neza, bari guharanira impinduka kugira ngo barebe byibuze ko hari igaruriro bashobora kuba bagarura ibyazimiye, byaba ari amategeko, byaba ari ubumwe, byaba ari urukundo, yewe byaba ari n'ubutunzi, byaba ari buri kimwe cyose gishobora kuba cyasayidira abasilamu. Bavuga yuko bari kurwanirira kugira ngo ibyazimiye byongere biboneke cyangwa se bigaruke. Amuru RMC iyi bavuga ko ari duhishirane, ibibazo byose duhora twumva umunsi ku munsi biza kenshi bigaruka kuri nyakubahwa mufti w'u Rwanda, niwe bigarukira kubera yuko bavuga yuko akenshi 89 cyangwa se 90% ari we nyirabayazana. Rero bigatuma hari benshi badatungwa agatoki, ikibaye cyose bagatunga mufti. Ahambere mu myaka 3 ishize abantu babanje kubifata nka komedi, babifata nk'ibintu by'imikino, babifata nk'ibintu abantu bahaze babuze icyo bakora, ariko uko igihe kigenda gishira biragenda bigira indi ntera, biragenda bigira imbaraga, biragenda bizana uruntu mu bayisilamu mu Rwanda, kugeza aho ubu ngubu buri muyisilamu wese afite ikipe afana. Udafana aba baduhishirane cyangwa se Amuru RMC aba afana abangaba biswe ngo ni abashaka impinduramatwara, bahimbye ku izina ry'amasarigoma. Ubwo mufti Sheikh Musa Sindayigaya yajyaga ku buyobozi, ndahamya ntashidikanya ko abenshi mwavugiraga mu matamatama, mukajujura aho muri hose, muvuga ibyo mushima n'ibyo munenga, ariko harimo abaje gutinyuka babishyira icyo nakwita ku karubanda, cyangwa se bakajya babishyira hanze ku bw'amakosa babonye. Abari ku ruhande rwa RMC abenshi bangaga ko bibaturukaho, akareba ntavuge, akabona amakosa akayaceceka, ariko bagera ahiherereye bakavuga ati turabona aba bantu ibyo bavuga koko, bamwe bari mu kuri abandi barabeshya. Niho hagiye hava rero gutinyuka kuri bamwe, abandi bakavuga ati turi gupfukiranwa, ni gute bano bashobora kuba bavuga ibingibi twebwe ntituvuge. Ubwo Sindayigaya yakinaga n'ikipe, agakina ari wenyine, akina n'ikipe yise ngo ni y'amasarigoma, abantu bose mwari mwaramuteye umugongo, mubona ko ibyo arimo koko ari intambara agomba kwirwanirira. Harimo benshi batinyutse, ntabwo twatinya kubavuga muri iyi mwafashe umwanya mu nyigisho, noneho mukagira icyo muvuga, mumwereka ko mumushyigikiye, ariko abandi bagakomeza kuryana inzara bavugira mu matamatama. Ubwo hajemo ibyo kumuterera baro cyangwa se agapira agakina wenyine,
yakomeje kuza mu matwi y'abantu, akomeza kuvugwa mu majwi, akomeza kugaragara ko ari umuntu ushobora kuba atari mwiza, abandi bakagaragaza ko ari mwiza. Niko ubuyobozi koko niko bumera, ntawangwa na bose cyangwa se ngo akundwe na bose. Ubwo ikigo cy'igihugu RGB cyazanaga amategeko agenga amadini cyangwa se imiryango mu Rwanda, amategeko basaba ibigomba gukorwa, hajemo gufungwa imisigiti, basabwa kuvugurura insengero, bagashyiramo ibisabwa ibyo leta ibasaba. Ikintu cyaje kuba rero, babonye yuko intege zikomeje kuba nkeya muri RMC, hagati ya RMC na Sindayigaya n'abashaka impinduramatwara, byaje gukomeza kuba gatogo hagati yabo, umuntu akabura uwo yumva akabura n'uwo areka. Ubwo rero RGB yazanaga amategeko mashyashya agenga abayobozi cyangwa se abapasiteri, amashehe, ibipapuro basabwa, ibyangombwa basabwa, icyo bagomba gukurikiza. Barebye ko ishyamba atari ryeru, ishyamba atari ryeru bitewe n'ibyo basaba. Bakoze ijanisha n'imibare yabo, ushobora gusanga muri ba mashehe 400 bari mu gihugu hose, ibyo RGB ishaka, ibyangombwa iri gusaba kuri buri mushehe, ushobora gusanga muri 400 yewe harimo nka 70 bujuje ibisabwa. Hari ijambo umuraperi umwe w'umunyarwanda witwa MC Mahonibone yaririmbye mu ndirimbo, yaravuze ati turi kumwe cyangwa ni turi kumwe, turi kumwe, turi kumwe cyangwa ni turi kumwe, turi kumwe. Ngira ngo iri jambo Musa Sindayigaya ashobora kuba yararibwiye amashehe yose mu gihe yari afite inama y'iminsi 3 bari kwiga uburyo bashobora kubona bamwe mu bayobozi b'idini y'Isilamu bujuje ibisabwa na RGB ibifite mu nshingano zayo. Ubwo yavugaga rero ngo turi kumwe cyangwa ni turi kumwe, nibwo hari amashehe noneho yatangiye kuzamuka yerekana ko bamushyigikiye ibyo arimo byose, ibyo yanyuzemo byose, n'ibyo ari gukora ubu ngubu. Harimo SHK Yasini, harimo SHK Pima, hakabamo na Sege, hakabamo na Jalimura, hakabamo SHK Jamil wakomeje gusa nkaho amurwanirira cyangwa se ahangana nawe muri iyi ntambara. Hakabamo Ahmed Kakaza, hakabamo Sheikh Binego, hakabamo benshi cyane ariko batigeze bamwe bagaragara mu bihe byashize. Ariko kuko dushobora kuba tugeze noneho hahandi ubona ko umuntu umukeneye, nibwo uzuye umutwe, nibwo uvuye mu mwobo uje uvuga yuko uri tayari kumurwanirira. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga ikintu wenda akavuga ati harimo guharabikana cyangwa se harimo gushotorana. Nk'uyu nguyu Segi ntacyo namuvugaho mu by'ukuri, kubera yuko na titire afite niyo buvuga butumwa, ariko birababaje cyane. Ijambo EAR yavuzwe kera, iriya kampani yavuzwe kera, bayinenze kera, bayivugaho ibintu byinshi kuva kera, amezi akaba abaye 3. Amezi abaye 3. Ese ubu ngubu nibwo wibutse kuza kuvuga yuko EAR na RMC ari bimwe, ari nk'impanga? Nibwo wibutse ko harimo abantu babuze akazi muri EAR bakajya kuyikoza isoni, bajya kuyisebya bavuga bitari byo? Icyo ni icyambere. Uyu nguyu Jalimura, Sheikh Jalimura, ko tuzi yuko ahora ari imamu
wo mu Gasyata. Ubu ni ukuvuga yuko yari yarabuze igihe cyo kuza akavuga ati ngiye kuvuguruzanya n'aya mashehe, ngiye kuvuguruzanya na Pepe, ngiye kuvuguruzanya na Faraji, ariko kubera yuko wabonaga ko ibintu atari ibintu byawe, bitaguturukaho, nta nyungu bifitemo, waracecekaga. Bakemera wenda nimba ari ugutuka, nimba ari ukwandagaza, nimba ari ugusebya mufti w'u Rwanda ari we muyobozi wawe, wowe ukicara ugaceceka, ugasarisha irakeshano zawe ibipindi 5, urumva ibipindi 5 byawe ku munsi, ukumva yuko ibintu byakemutse. None kuko bageze mu kibazo cy'amashehe cy'uko bagiye gucukumbura bakubita umweyo, bacishemo bavuga ati abashehe n'abizi university n'abakwije bino na bino, nimba ushobora kuba utari kwisangamo, nibwo utangiye kuvuga ati abo bantu murimo muraza muduteranya. Nibyo birumvikana, ariko se kuki mutavuze mbere? Kuki mutavuze nk'uko Shehe Kakaza yavuze nawe ko ari intambara yatangiye mbere hose? Kuki mutavuze nk'uko Shehe Jamiru yavuze? Kuki muri kuvuga ubu ngubu? Kuki mutavuga nk'uko Shehe Binego yavuze? Nimba mwumva yuko mushaka gukorera umugozi umwe, muve mu myobo, mwiza kwivugisha ngo bitanurukaho, nanjye hari ibyo tutemeranyaho, hari ibyo tudakora iki, none kuko wumvisha umukeneye nibwo uje imbere ya kamera uje kuvuga. Fata igihe nawe nimba wumva ushaka kuvuga uri umushehe, ufite imirongo, umwe navuga imirongo itari myiza, nawe ujye hari umukosore nk'uko harimo abavuga n'abandi bagakosorana. Ariko ntuze mu gihe wumva ushaka ibyo ushaka ko ugomba kubirwanira, ugomba kubanza kwimurika abantu bakakubona. Bavandimwe Bayisilamu mukurikiye kino kiganiro, ngaho namwe nimumbabarire mumbwire, mujye muri comment mwandike ibyo mushaka, mufite uburenganzira. Ibi bintu koko murabona bikwiye kwigaragaza ariko ari cyo ushaka? Ese iyi nama yamaze y'iminsi 3 y'amashehe ibyiciro bigiye bitandukanye, aho ni harimo bamwe bashobora kuba wenda barabonye yuko nta myanya bagifite, bazabaho ari nk'abashyitsi ku misigiti, nta hantu na hamwe bemerewe kuba bayobora, ahubwo bakajya bahabwa karibu, bakagenderera imisigiti, bakigisha, bakitahira. Birababaje cyane rero nk'iyo umushehe yicara akiyufata akavuga ati ibintu mwagiye mukora twarabibonye, bagiye babaha amafaranga mukayarya. Ibyo bintu akenshi ayo mafaranga ari igihe muba mwaranayajyanye iyo njyawuro, ariko kubera ko ari cyo gihe ugomba kumuvamo mutakivugana, nibwo akenshi uba wumva wakwishyira ku karubanda, cyangwa se we ukamushyira ku karubanda. Akaba ari naho avuga ati mwabuze aho mutoborera, muri n'ibisambo, muri ibisambo, akongera akarisubiramo. Bivuga yuko rero nimba ari aho turi gushaka indonke, nuko hari amabanga menshi muba muvuganye, nahari aho kwicara akavuga ati ngo umuntu ngo nge ndamuzi, ngo twariganye, ngo iki kintu ntango yagikora, ngo akunda Ubusilamu, akunda idini, turi abantu. Ndi gusoza ndagira ngo wenda nibarize abakurikiye WAZI-K, haba harimo amashehe cyangwa se Abayisilamu bose muri rusange, ese iki ntago cyaba ari cyo gihe noneho cyaba kigeze cyo kugira ngo Shehe Musa Sindayigaya agaragaze wenda ko yarenganaga? Ntago ari cyo gihe ashobora kugaragaza yuko hari abantu ari kumwe nabo ayoboye? Ntago ari cyo gihe gishobora kuba agiye kwerekana imbaraga ze? Kuko abenshi baravuga yuko ari cyo gihe cyo kugira ngo ibyo yubatse bisenyuke, ari cyo gihe cyo kugira ngo bamutamaze, ari cyo gihe cyo kugira ngo agaragare, amenyekane uwo ari we. Ese we ntago ari cyo gihe cyo kugira ngo noneho agaragaze uwo ari we mu mikorere yiwe, mu myemerere yiwe, mu myumvire yiwe, no mu rukundo yaba afitiye umati Muhammad hose abari hose mu Rwanda?
yes nsoza rero ndagira ngo mbashimire mbabwira ati mwakoze cyane gukurikira kuri iki kiganiro cya WAZI-K, ikiganiro cy'umwanya muto cyane ariko gishobora kudusigira isomo tugira ngo tunasobanukirwe. Nakagaruka rero ndavuga ati ndabakunda cyane, ciao ciao. Aya ni amaboko matagatifu ya WAZI-K, ninjye na undi si papa utegura iki kiganiro kugira ngo kibagereho.